Mbahaye ikaze kuri ya YouTube channel yacu yitwa 2004 Albaz. Nibisanzwe ni Ramberi. Uyu munsi nkabanje kugira ngo tuvuge ku mudamu cyangwa se ura vice president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nawe ukeneye kuba yayobora kiriya gihugu ariko akaba ahanganye n'undi mugabo w'icyamamare w'igihanganye cyane ku isi, abantu bose bazi kuvuga ngo ni umugabo wamenyekanye cyane pe, umugabo uzwi ufite izina rihambaye kugeza magingo ya na wundi ni Donald Trump. Uriya Donald Trump akaba ari guhangana na n'uyu mudamu witwa Kamala Harris, ariko hagati aho uyu mudamu Kamala Harris nawe ntabwo yoroshye, ni umudamu ufite igihagararo cyiza, umudamu usa neza kandi ukeye. Murabyumva umuntu nka vice president w'igihugu nka kiriya cyamamaye cyangwa se igihugu cy'igihangange ku isi nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni ukuvuga ngo uyu mudamu Kamala Harris arashaka kuba perezida wa kiriya gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko na Trump nawe akaba bikeneye cyane pe, dore ko Donald Trump yanakiyoboyeho. Murumva afite ubudahangarwa cyangwa se afite ubushobozi bwo kuba yakongera akakiyobora cyangwa se kuba yakongera agatorwa. Ni ukuvuga ngo abari bamutoye ubushize naho bagiye baracyahari, bakongera bakamutora akajyaho. Ariko uyu mudamu nawe akunzwe na benshi hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni ukuvuga ngo arazwi cyane. Murabyumva umuntu nka vice president aba afite ijambo cyangwa se abazwi cyane pe, abazwi cyane. Ariko na Trump nawe mwibuke ko yayoboyeho kiriya gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni ibintu bikomeje gutera benshi urujijo, ni ibintu mbega abantu baganiraho buri munsi umunsi ku wundi, ariko nabo kwemeza ngo hazatorwa uyu ntabyo bazi. Abenshi mbega bategereje ari amatora yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bizagenda bite rero? Reka dutegereze amatora. Ariko ahangaha dufite Kamala Harris n'amagambo ye avuga kuri Donald Trump, atubwira ukuntu Donald Trump yica gahunda, ukuntu Donald Trump yica amasezerano cyangwa se atubahiriza mbega bimwe mu bintu agenda avuga. Reka twumve Kamala Harris. By the way, again, Donald Trump should be here tonight to talk with you and answer your questions. Uyu mudamu Kamala Harris dutangiranye nawe atubwira ati hagati aho nanone Donald Trump yari akwiye kuba ari hano ngavugane namwe, ndetse kandi asubize n'ibibazo mwamubajije cyangwa se asubize n'ibibazo byanyu. Atariko ntabwo yanze kuza pe. Not he refused to come, but understand that part of his plan is to put in place a national sales tax of at least atariko mwumve neza cyangwa se mubyumve cyangwa se mubimenye, imwe mu migambi ya Donald Trump ni ugushyiraho umusoro. Urumva uyu mudamu Kamala Harris amagambo ari gukoresha ni ukugira ngo yumvishe abaturage ko mbega Donald Trump agiye kuzana ibintu bibi cyangwa se agiye gushyiraho ibintu bibi ku baturage mbega pe. Urumva nyine uyu nawe kuko murabyumva ni umukandida, abakeneye kwigarurira imitima y'abaturage bahara muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo umunsi w'amatora nugere bazamutore. Ni ibintu byumvikana kandi ni ibintu bikorwa n'abantu n'abakandida bagiye batandukanye, mbega ni ugukoresha akarimi karyoshye. Aha rero Kamala Harris akaba ari kutubwira ngo Donald Trump umugambi we cyangwa se umwe mu migambi ye ni ugushyiraho umusoro kuri hariya nyine, umusoro ku bijyanye n'ubucuruzi cyangwa se kuri bari abantu nyine baba bacuruza. Ati byibuza agashyiraho 20%. Kuvuga ngo uri kubyumva niba ari 20%, ni ukuvuga ngo ku byo wungutse cyangwa se ku mafaranga wacuruje byibuza ugatanga umusoro wa 20%. 20% on everyday goods and necessities. And that by economists. Ati kandi aya mafaranga cyangwa se uyu musoro uzajya utangwa kuri buri bicuruzwa bya buri munsi ndetse n'ibintu byose byakenewe. Kuvuga ngo ibintu byose bikenewe bicuruzwa, kuvuga ngo niba nyine urumva niba uri umucuruzi cyangwa se ukora izindi business runaka, ni ukuzajya ugira gute utanga byibuze amafaranga 20%. Estimates, independent economists would cost
Kamala Harris agakomeza atubwira ati kandi ibi ngibi byakozwe n'abantu mvuga ngo economist niba ari abantu baba bazobereye ibintu by'ubukungu bazi mbega ibintu by'ubukungu b'abasesenguzi. Agakomeza atubwira ati biriya ni ibintu byakozwe n'aba economist bigenga cyangwa se abantu basesengura iby'ubukungu bigenga, ati nibo babigaragaje. You as the American consumer and taxpayer an additional $4,000. Ati kandi byibuza bakaka bano bantu cyangwa se bano baturage ba Amerika, bano mbega bakoresha ibintu ba consumers cyangwa se bano bagomba gutanga imisoro, mbega byibuza bakabongereraho amafaranga ibihumbi 4 by'amadolari ku mwaka. Kuvuga ngo niba wasuraga amafaranga wenda ibihumbi 10 by'amadolari cyangwa se ibihumbi wenda 20 by'amadolari, hakiyongeraho nk'amafaranga ibihumbi 2 by'amadolari cyangwa se igihumbi cy'amadolari, urumva ni amafaranga menshi ku muntu w'umucuruzi cyangwa se ku muntu nka consumer cyangwa se bari abantu mbega bakoresha ibintu kuzajya basura pe, ni amafaranga menshi. Ku mwaka ibihumbi 4 by'amadolari akiyongeraho ku musoro. A year. Murumva rero uyu mudamu Kamala Harris nk'uko nabibabwiye ari gukoresha akarimi karyoshye cyangwa se ari gukoresha mbega amagambo ya politike kugira ngo azabashe gutorwa. Ni ibintu bikorwa na buri umwe ushaka kuba cyangwa se ushaka kwiyamamaza cyangwa se uri kwiyamamaza, akoresha amagambo agiye atandukanye kugira ngo azatorwe. Ni ukuvuga ngo agerageza gukurura abantu benshi bakaza ku ruhande rwe, we yifashisha umunwa we, yifashisha umunwa we agakurura abantu bakajya ku ruhande rwe. Akenshi usanga bano banyapolitike cyangwa se bano bakandida cyane cyane kuri ya myanya yo hejuru nka perezida baba bashaka gukoresha nyine imvugo zisebya abo bahanganye. Akenshi hari n'igihe rimwe na rimwe babivuga bitari byo cyangwa se bakabivuga ari byo ariko bakongeramo utundi tuntu. Rero uyu yari Kamala Harris, Vice President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikiganiro cyacu rero tukaba tugisubikiye ahangaha, tuzongere duhure ubutaha mu kindi cyegeranyo. Mbahaye ikaze mu kiganiro gitaha.